uri Imana ishobora byose, uri Imana isumba byose, uri Imana idategereza gukorera jewe neza ngo yibagirwe undi, ahubwo ubera hose icyarimwe kandi ugakorera twese ineza ikatugeraho icyarimwe. Ntabwo usaba abakomisiyoneri ngo utugirire neza, ntabwo ujya gutega amatwi ababishaka n'abatabishaka kugira ngo tubone ineza ituruka kuri wowe. Uwiteka wagize neza, turagushimiye. Wabanye natwe muri event, ntihagire icyaduhagarika, ibyorezo biraza ntibyaduhagarika, imvura iragwa ntiyaduhagarika. Uwiteka uriyoborera, isoza amahoro n'urushimwe n'uhabwa icyubahiro. Tugushimiye abashitsi beza waduhaye, tugushimiye abanyeshuri beza waduhaye. Uwiteka bakiga bakumva bagashyira mu ngiro ibyo bahawe, amasomo wabahaye, kuko ntabwo ari twebwe twavugaga, ni wowe nyaguhora ku ngoma, kuko nta projet yacu bwite tugira, kuko ntacyo tuzi, tutagufite ntacyo dufite. Uwiteka byose byaturukaga kuri wowe. Uwiteka wavugiye mu kanwa ka Yosuwa bagira ngo ni uvuze, ubwo yavugaga Yeriko, ariko niwe wari uvuze. Ukomeze uvugire muri twe, usohoze ibyo ushaka muri twe. Uwiteka bigire benshi umumaro, Uwiteka byagure benshi bibageze kure. Uwiteka ubagirire neza, ukomeze kubateza imbere, ubakure hasi aho babona ari hasi, ubageze hejuru aho batabasha bo kwigeza, naho batabasha gutekereza. Ibyo wadukoreye ni byinshi, duhamye neza ko wanabagirira neza kurenza ibyo wadukoreye. Bagure, this is your time, this is your time. Uwiteka ushimwe ko hari abashize mu gihe cyabo, ukomeze kudushira mu gihe cyacu, utwagure kuko niwe wagura. Uwiteka uduhire, udukize kandi udukuze muri byose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen, amen. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ngo Naho utaha. Oh, ifoture dufunge lido dukore wa murongo hariya. akabonye igihembo ejo, nawe akaba yaje nawe kwifatanya natwe mu babonye igihembo, azi aserukira abandi babonye igihembo, no mu gihembo gikuru, azi nawe yavugiye akari umutima, ariko n'abandi nawe ntabwo ndubona ijambo ufite icyo agomba kuvuga, araza kuza tumuhaye umwanya nawe avuge. Janine, turakwakiriye hano, uzanye n'igihembo cyawe, n'igihembo cyawe cyiza. Igihembo cyawe urasize. Yako nanjye filime ya mbere nakoze n'abanyamwawadi. Nawe filime ya mbere nakoze abanyamwawadi. Wow. Congratulations, umwangavu. Se wayishyira hehe mikoro niko dore ko biyenje. Yego. Hano se zirashika. Murakoze kumpa ijambo. Mbere na mbere mbanje gushimira umuyobozi CEO wa Africa Entertainment. Yaje ari umugisha ku bantu benshi, by'umwihariko kuri njyewe. Nizera ko ari we nzira yanjye yo kuba mfite iki gikombe mubona hano imbere. Niwe navuga ko ari we tangiriro ry'urugendo ndimo cyangwa nshaka kwerekezamo, ahubwo naza kunyemerera mbabarire nyine azi kuza hafi yanjye, byanezeza nanjye kubona uruhande rwanjye muri iki kiganiro. Ego Ntazi ko ugiye gusoza cyangwa ziduhagararane. nakishima cyane turi kumwe. Okay. Murakoze cyane, nk'uko mubibona yaba abari hano
ndetse n'abazabibona kuri kamera, usibye no kuba ari umuntu w'agaciro cyane, umuntu ukomeye, ariko ni n'umuntu uri hamwe cyane, ari cyo mukundira cya mbere. Ajya akunda kuvuga cyane ko ari umuntu ukunda kuba ari umukurajeri ku kintu yiyemeje. Ni ukuvuga we hari ijambo yigeze kuvuga riramfasha, aravuga ngo nubwo yari mu rugendo ukamutega amahwa ashobora kuyakandagiramo ariko ntibimuhagarika, ntibituma adakomeza urugendo, akandagira ayo mahwa akayihandura ariko agakomeza mpaka ageze ahajya. Amagambo ye nkunda kuyakurikirana, aramfasha cyane. Hari character ze mbona nje nisangamo nubwo ntavuga ngo turahura 100%. Muri make nkunda uko ateye mu buzima bwe bwa buri munsi, usibye ko amukunda ari umukinnyi nigiraho byinshi nk'akami mu muhanga. Ndamukunda cyane, ni role model wanjye. Rero kuba mpagaze hano nk'umunyeshuri uhagarariye abandi, by'umwihariko ndashimira kwa Africa, mbwira urubyiruko rwose cyangwa n'abandi bantu bafite impano yo gukina, biyumvamo impano, gutinyuka. Hari ahantu heza ho kwinjirira muri Africa. Please mujoyininge, yashyizeho nimero ushobora gucaho mwiyandikisha kuza kwiga no kwinjira muri filime. Mumbabarire rwose ku muntu wese jya babona muri comments cyane bavuga ngo se twagera muri Africa gute, ese kwiyandikisha biracyakomeje. Mumbabarire abantu mwese mwumva ko mufite iyo mpano, muze mwinjiye muri Africa. Ni ahantu heza hambere haba abantu bagira urukundo, abantu bita ku banyeshuri babo, si ukubavugira kuko wenda mpagaze no nk'umunyeshuri wa mbere, ndabivuga nk'umuntu ufite ubuhamya, nk'umuntu ufite iyo experience. Bahawe Jeannette Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, umugore mwiza uri nzabivuga ntacyo atari kuri kamera, kuko n'undi ntabyo gutaka, n'undi uratakitse. Imana yaragutatse. Si ibintu bibonwa n'abagabo gusa cyangwa yarafashwe. Ni ibintu binazwi ntawe utabizi, ariko nanjye ubwanjye ndamukunda. Ni umuntu ushimishije kumureba, yaba kumureba kuri kumwe nawe biranejeje cyane. Ntabwo wenda mbivugiye ikindi kintu gica ntanyumve nabi. Arakunditse, afite umutima mwiza, uko asa inyuma ni nako asa ku mutima. Ngarutse ku kigendanye rero n'iki gikombe umuntu afite imbere hano, biranejeje cyane kuba wagerageza ikintu ku nshuro ya mbere ukaba successful. Nizera ko ndi umunyamugisha kandi aricyo gihe cyanjye, nkuko bajya bavuga ngo this is your time, this is my time. Biranejeje cyane, ni iby'agaciro kuba naratangiye nkatangirira ku kintu nk'iki, simba wa gatatu, simbe muri best actress, nkaba umunyeshuri wakoze filime nziza ya mbere. Mbihera n'Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane ku bw'iki gikombe, ishimwe cyane ku bw'abayobozi, mwarimu wacu ashimwe cyane, ni umuntu mwiza cyane. Aba bantu ni umuryango mwiza wishimye kandi ukunda abantu, sinzi ukuntu nabivuga, ariko ku bantu bafite impano nk'iyanjye babuze aho binjirira. Njye ndi muri secondaire mu wa kane ndabyibuka, nigeze kubona Shafi aca hafi y'ikigo twigagaho, nyine numva ngize inyota, nkajya numva najya mu bintu bya sinema, ariko urabona hari ukuntu umuntu avukira no mu miryango ya gikristo bavuga ngo biriya ni iby'abapagani ibiki n'iki, abandi ngo ruswa, ibintu nk'ibyo murabizi. Wagiye muri sinema ni ikirara. Nagira ngo uri impungenge ku bantu bose bagira ikibazo cyo kwinjira muri sinema bagendeye kwibaza ngo ese natora ruswa n'ibigenda gute, muzace muri Africa. Icyo kibazo nta gihari, icyo kibazo nta gihari rwose. Njyewe byambere umugisha cyane kuza kwiga hano, byasaga nk'ahari inkunga ikomeye cyane mwaduteye, idahwanye n'ibyo twebwe ubwacu twaba twigomwe cyangwa twatanze cyangwa twasabwe.
ni ubuntu pe ni ubuntu kuko abaye ari ukugura ntabwo bihwanye n'ibyo mwadukoreye cyangwa ubumenyi mwaduhaye. God bless you. mbere yuko dusoza tugataha hari undi muntu dushaka ko ashaka ikintu ngiye kuvuga ariko imbwa nyine ntabwo badukurikiye kugira ngo bagende support nyine bano bana bafite amacano abana bafite amafilme abo nzi bana kabisa bari gukora cyane nishimiye ubundi harimo abanyeshuri nka 4 bari gukora cyane muri kino gihe bari 5 hari Sheriff Empire bamaze na Empire wewe abana bafite ibitekerezo bareba kuri yize Sheriff Empire hari wowe nditwa umuringa nawe ni Empire nawe ni Empire bativugo nawe ni umuringa Empire ndumva na KV1 nawe sinzi kurashiraho Empire na Wellman nayo sinibuka cyano ye nawe akwa cyane Kagoma Films Kari Princess. Abo reka baze nshimire amazuru warasapotinze bamunitiza mu minsi 2. Nshimira umutima ufite wo kutagira usuzugura uzawugumane kandi uzawutoze natwe twese mwarakoze cyane. Sinange muzajya rebe gitwaye ubusirizi n'uyu nguyu watwaye igihembo yayikinyemo na mu mazuru n'abandi benshi bazwi nabo kandi nshimira Frederick rero maye igitekerezo mbere na mbere yuko ubundi nge naje hanga nshaka kuba director mbere na mbere ngo tube mikoro bakureba ngo cameraman bashaka kureba amazina yanjye nitwa Wellman ubwo ayari namushaka kumenya kano kandi gusa nyine uko nyine we yajya yandika kenshi arayazi we magazanga nanjye ndi gushima nari mere kuri mamazi wa supportinze muri filime yanjye namuhamagaye atanzi nara namwe tuziranye atazi n'ibyo nkora n'iki nabwiye ati mfite filime nshaka kuzaza kuyikina ntabwo ugeze anambaza ngo ni iyihe ngo ni ibiki ahubwo yarambaje ati ni ryari mu nshaka duhuza nuko afite shoot ahantu amu munsi wenda mutegereza si yanakererwa yaranambyukije mu gitondo noneho urumva ako kanya nikubona inzozi zanjye zabaye impamo kuko nifuza kuba director kigende ukazana muri Africa kwigamo nibyo naje nifuza kuko ntantu twese bari babizi ngiye sinkunda kujya imbere ya kamera cyane navuga ati ngiye ubundi nimba nashoboye kuvuga cyangwa gukina cyangwa iki byibuza nayobora umuntu rero negereye Frederick yari umwarimu wacu ndabase ko director bisaba iki kubera nawe nyine navuga ko ari umwana mwiza cyangwa se umugabo mwiza nyine to ari flexible kuntu ambwira icyo bisaba konge ndibuka yarabimbwiye uwo munsi ntabwo naryamye nagiye gushaka umuntu umfasha ku byo yambwiye kugira ngo nzabe director mwiza ko ndibuka na Bava yaraje nawe namubwira ati arambaza ubundi zawe ni izihe ntabwo nyibuka kandi njya bikubwira nababwira ati nshaka kuba director kandi ndashimiye Imana yuko mu gihe nigaga ni nabwo nakoze iyo filime nibwo nahise nkora filime nziza bamonetize mu minsi 2 yonyine kandi ejo nari abantu muzayirebe ni nziza yitwaye ubusirizi kuri Kagoma Films Kagoma Films ubundi yitwa Igo Media nuko nyine navuze ati kujya byo abantu kwandika nyita Kagoma murakoze cyane
nshaka gushima tangira nshima mbere na mbere ndashima ko turi hano tungana gutya n'abanyeshuri n'abayobozi bacu ababosi bacu ndetse n'abavandimwe bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Imana ibahe umugisha rero ko mwemeye mukadutumira tukaba turi kumwe hano. Ntabwo byoroshye nk'uko bagiye bivuga kubona harabaye igikorwa kingana kuriya kinini kuri buriya buryo na nyuma bakongera bagatekereza ko tugomba kwicara tukarya ibiryo mwabonye tukanywa maratona n'ibindi. Ntabwo biba byoroshye, bakaye baryamye barimo bararuhuka batekereza n'ibindi byo gukora, ariko aka kanya turacyari kumwe hano bigeze saa 4. Ni ukuri ni urugamba rukomeye kandi Imana ibahe umugisha. Ndashaka gushimira rero by'umwihariko ababosi banjye n'inshuti zanjye, papa Amwa na mama Regent, Mamura ni inshuti zanjye cyane cyane bivanye n'uko dukorana cyangwa umwe mu bakorana nabo. Ni inshuti zanjye, ndamushimira ko akomeza amenya kwita ku bantu, amenya umubwiye ikintu akamenya uko ari umusubiza, kandi arasapotinga umuntu wese. Ndamushimira ko imubwiye ikintu akumva kandi akabikora nk'uko bimubwiye. Rero ndamushimira ko yangiriye icyizere nkaza muri Bahafrika, natangiriye mu isi dutuye, nameze gutya, ntari umukinnyi muzi gutya ofet uko kugira ngo mbe Scott byabaye kubera ko nigeze muri Bahafrika. Icyo ni ikintu mpora ntekereza buri gihe ko nzajya nkomeza ngenda mbashimira kubw'icyizere mwangiriye mukamfasha kugeza ubwo mbaye umwe mu bakora muri Bahafrika. Imana ibahe umugisha. Kandi kapo yanyishimisha abantu benshi, abantu benshi, mukomeze n'ubundi mwubake benshi, uburyo mukoranamo mushyize hamwe mukundanye, ndibaza abantu benshi babitekerezaho. Niyo mpamvu bavuze ngo ntabwo muzahora barwanya kubera ko mukora ibintu byiza. Ndumva nabavuga ari ibyo. Ibindi ndashimira abavandimwe, igihe twirirwanye nabamenye twabaye inshuti twahoranye. Rero namwe mwarakoze kuza gusapotinga Bahafrika kandi muri abantu beza, muri abantu beza. Muzadusubiza abavandimwe, tuzanakomeza tujye tuvugana, contact turazifite. Namwe Imana ibahe umugisha. Abanyeshuri nabo mufatireho urugero. Nubwo ntizemo hano ariko nakuriyemo hano. Aho ngeze ubu kuba nshobora guca ku muhanda umuntu akavuga dore Scott, ni ukubera ko nakoze neza. Kandi iyo discipline bavuze ni uko nayigize. Kuzinduka kuri set, kubahiriza ibyo bavuze, ikinyabupfura muri rusange, ndetse no gusa neza ibyo bakubwiye ukabikora nk'uko babikubwiye. Ndabizi ko muzabishobora ngo muhagarariye abantu. Nawe mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Njyewe reka mberekera nk'umwana mutoya ubundi butinde uvuga guhera aho ntabwo biri butinde njye ntabwo njya oya nanone si umwe ntabwo ndi butinde. Twajyaga dukina imikino yose yenda abana bakina ngatsinda, hazaho muri kopi tukavuga ngo wenda tugiye gukinira gutsinda, utsinda arahemba, ngahita ntangira gutsindwa. Kandi mu gihe turi gukompeta ngatsinda, nze gufata umwanzuro ndavuga ngo gukompeta ntabwo ari ibintu byanjye. Ibyo nabivuzeho, ndavuga ntabwo ari ibintu byanjye, nta nubwo nzongera kujya njyewe nkora ibyo bintu bijyamo. Kandi koko kuri icyo gihe tugakina atari kompetisiyo iteka nk'abatsinda, yaba dame, amakarita, kugera ku mukino wa chess nzi kuwukina, ariko vuba aha ngaha nibwo namenye mu myaka nk'itatu ishize, ariko nawe nagerageje gukina dushese nk'ikintu
bakatsinda so ngeraho ndavuga ngo ntabwo competition ari mu byanjye nanabyikuraho ndabyanga ariko kugira ngo ninjire nanone muri iyi competition ubu ngubu mfite igikombe mu ntoki zanjye ibintu nabonaga mu makabati y'abantu b'abasitari nkabisangayo nkumva ko ngiwe nyine ntabwo ari ibintu byanjye kuko numvaga nta n'ahantu byahera ariko ejo bundi tujya batubwira gukora izi filime